Ibyongereza byinshi cyane abantu bashaka kubona kurya kuri kamera uri kuvuga ibyongereza byinshi cyane abantu bashaka kuba wumva ati umusore arasobanutse waba warigeze wigaho amashuri make nyine ntago ari menshi hano mu Rwanda twatembeye tumeze nka Uganda urabizi Uganda icyongereza n'umuntu wo ku muhanda bakivugaho mu karani icyongereza ntago by'ibintu bya danje hano muri karitsiye umwana aranywa byerebyira akakivuga pe I was joking okay nakoze segonderi ikeke English n'igiswahili n'icyongereza ngira amahirwe nkuramo buruse nkura no kuri kaminuza gire abanje kuri SFB mu wa mbere batadushiftinga kasi barayimanura Butare abandi bazana ruguru budangiza nyine imyaka. Uyu muhungu muri kubona cyane muri iminsi ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye ariko nawe utaramubona cyangwa ngo mwumve ndagira ngo nkubwire ko azwi ku mazina ya Papi nk'uko wabyumvise akaba yaritangarije ko akora akazi k'ubukarani ubwo ni mu gihe yarahawe interview asanzwe ku muhanda wa Kimisagara. Gusa icyongeyeho nuko yize itangazamakuru muri kaminuza y'u Rwanda ishami rya Huye. Abantu batandukanye babonye umusore bagira amarangamutima ni nabyo byatumye kugeza uyu munsi umusore ameze neza. Hari umugira neza wese amugurira telefoni ndetse n'abandi bantu batandukanye bagiye bamufasha mu buryo butandukanye. Ufite imitekerereze ya severe mentality. Yego. Akimuhana kazi imvura ihise. Yewe abajene sikeneye kubabwira ibintu byinshi kuko abajene b'u Rwanda mani nabuza abo none se niba gara ku muhanda hano mwansanze ese wumvisha ibitekerezo nari mfite bihwanye n'araro nari nicaye basigaye bumva akimuhana kazi imvura ihise ubwo babyumvishe ndabizi abajene bo mu Rwanda ndabashimiye cyane mwese tubana mu biganiro bya buri munsi ndetse n'amakuru agezweho hano kuri Comeka TV. Wowe turi kumwe manza wakanda subscribe ukore share ndetse utange n'igitekerezo kugira ngo uzubonera ku gihe byinshi bitandukanye bibera muri iyi si maze komeze kumva byinshi bitandukanye kuri umusore w'umujene ukomeje gutanga isomo ku rubyiruko muri rusange cyane cyane abiga muri kaminuza zitandukanye. Uyu musore uzwi ku izina rya Papi yize muri segonderi indimi abona amahirwe ya buruse ajya kwiga itangazamakuru i Huye. Yasoje kaminuza mu mwaka w'2023 gusa atangaza ko abo biganye muri iyo myaka abenshi bakora ku maradiyo akomeye ndetse abenshi bikorera ku macano yabo. Ikindi nuko yagerageje uko ashoboye kugira ngo ashake akazi ariko bikarangira akabuze agahitamo kujya mu kiyede. Kugeza ubu atangaza ko hanze aha bigoye cyane kubona akazi udafite poloti. Ati umwana wo kwa ngofero we ntacyo mwijeje. Akoresha amagambo akomeye ati hanze aha bisaba network. Muri make ati connection niyo ya mbere kugira ngo ubashe kuba wajya mu nshingano. Kuba yarisanze mu mihanda ntabwo ari ku bushake bwe ahubwo nuko yashatse akazi ka leta nk'umuntu usoje kaminuza akakabura. Yize mu bigo bitandukanye bya segonderi aho yigeze kwiga muri groupe scolaire muri groupe officielle de Butare abatahazi aha ni mu karere ka Huye mu ntara y'Amajyepfo. Nyuma yaje kwerekeza i Gahanga ariho yakuye iyo buruse agahita ajya kwiga muri kaminuza y'u Rwanda ishami rya Huye. Yongeye gutangaza ko yigeze gukorera ku kinyamakuru Umuseke. Iki kinyamakuru ngira ngo abenshi murakizi ni ikinyamakuru cyandika inkuru zitandukanye ariko nabyo ntibyamuviriyemo amahirwe kuko ntabwo yamaze igihe kinini kuri iki gitangazamakuru. Ikindi gituma yumva afite akababaro n'uburyo afite amanota meza cyane yagiye abona mu mashuri yize bikiyongera ku bumenyi yumva afite ubwo yakora ibintu bitandukanye kandi akabikora neza kuko avuga ko muri we yumvamo afite ubwenge kandi afite skills zitandukanye. Mu gihe yabona amahirwe yo gukora ahantu runaka ngo yabikora neza kandi cyane. Ariko agakomeza avuga amagambo akomeye ati maze kubona ko amanota meza atariyo washingiraho uvuga ko wahita ubona akazi. Ikindi kibazo yabajijwe ni ikijyanye n'uko atafunzwe. Yavuze ko yigeze kujya mu igororero bitewe n'uburyo yigeze kuba umwe mu bakoresha ibiyobyabwenge birimo n'amatabi.
Ibi nibyo byamuviriyemo gufungirwa Iwawa, gusa aza kugira amahirwe avayo, anashima Imana ko ubu atakiyahuza ibiyobyabwenge kuko yakuye isomo rikomeye kandi cyane. Yasoje ikiganiro agira inama urubyiruko ati mukwiye kwirinda ikigare mukagendera mu murongo muzima. Niba warasoje kwiga cyangwa ukiri ku ntebe y'ishuri ukaba ugize amahirwe yo kumva bumwe mu butumwa bw'uyu musore wasoje kaminuza ariko akaza kwisanga ku muhanda ari gukora ikiyede, ubyakiriye ute? Watanga iyihe nyunganizi cyangwa watanga ikihe gitekerezo? Wowe ubyumva ute? Duhurire muri komenti. Mwari muri kumwe n'umuhungu wanyu BYT, umwe mu bakuru.